wibuke ko Yesu yavuze ijambo ryiza ngo namwe muzahirwa ubwo bazabarenganya bakabatuka bakabeshyera ibibi byinshi bazabamora. Haleluya. Ngo muzishime mumenye yuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Yesu nashimwe. Wicogozwa n'ibihe, wicogozwa n'amagambo. Haleluya. Wicogora, oya wicogora, mama wicogora, papa wicogora, mukozi w'Imana wicogora, muvuga butumwa wicogora, muririmbyi wicogora, mubyeyi wicogora. Haleluya. Ibyiza biri imbere, agahe gasigaye ni gatoya. Haleluya. Haleluya. Reka kwirwanirira ushaka gukiza amagara yawe kuko urayabura. Hanze ni habi, aho Satani akohereza ni habi. Ariko wibuke ku muririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe, wikwemera ko iyi si kuroga. Hari abakozi b'Imana bamaze gutakaza ibyiringiro, hari abavuga butumwa bamaze gutakaza ibyiringiro babivamo. Ariko ndakubwira ndira, garura ibyiringiro, garuka mu byiringiro. Uwo muntu wari ufite ibyiringiro bimeze gutyo, tekereza uko yari ameze. Haleluya. Abana bamushizeho. Haleluya. Amatungo yamushizeho, ibintu byose babinyaze, nta na kimwe asigaranye, umubiri we washizeho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko afite ibyiringiro bidasanzwe. Haleluya. Nibwo yavuze ngo uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana n'amaso yanjye. Imana yacu yabwa icyubahiro. Mwene data, wowe ufite byiringiro ki bikwerekeza uburyo ahantu uburyo uzabona Imana? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mbese uzabona Imana koko wariye neza, wanariye cyane? Haleluya. Hari abafite ibiryo badafite Imana. Yesu nashimwe. Ese ibyiringiro ufite by'uko uzabona Imana nuko uzaba wambaye neza? Hari abambaye neza ariko badafite Imana, ubugingo bwabo buri habi. Haleluya. Ibyiringiro ufite ni ibihe? Ni ibihe byiringiro ufite byo kuzabona Imana? Nuko uzaba ufite amafaranga menshi ku makonte? Oya, hari abayafite ariko badafite Imana. Haleluya. Ibyiringiro ufite ni ibihe? Nuko uzaba warabyaye abana benshi baraho, hari ababafite badafite Imana. Ibyiringiro ufite nuko bikugeza ku Mana, bikwemeza ko ufite Imana, nuko uzagira umugabo ukwitaho ugukunda cyane. Hari ababafite babakunda ariko muri ibyo byose nta Mana bafite. Nesha akagaruka na nimugoroba akagaruka, umugabo agataha akamwereka yuko ntacyo ashobora kumumarira. Mbese muri make nta cyizere na kimwe uno mugabo yaherezaga uno mugore kuko ashobora kumurengera. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ariko umugore ngaratitiriza, arahaba, arahaguma, arahicara, araharara, arahicara. Mbese umwanzi akamutuka kavuga ati reka nsubire kwa wa mugabo ndebe ko hari icyo yamarira. Yesu nashimwe cyane. Kandi ikigaragaza uno mudamu yagendaga n'umutima woroheje, umutima utuje, nta mahane, nta ntambara. Haleluya. Mwene data unteze amatwi, iri jambo Imana yari impaye ku bwawe. Haleluya.
Imana yari impaye ku bwawe kugira ngo wongere wicare witekerezeho, wisuzume, urebe imitwarize yawe, urebe mu misengere yawe, urebe mu kurindira Imana kwawe, urebe mu masezerano yawe Imana irimo kuguha, mbese urayitwara mute, mbese uyahagaze mute. Mana yacu tugirire neza. Nuko ngo wa mucamanza ngo igihe kibaye kirekire, buri uko asohotse agera ku muryango asanga aho uwo mugore, buri uko yinjiye asanga aho uwo mugore, ngo bigeze aho aribwira mu mutima we, nta wundi umusanze, nta wundi umubwiye, ngo aribwira mu mutima we ngo nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu ngo mbubahe, ngo ariko uno mupfakazi koko anduhije, ngiye kumurengera kugira ngo atazakomeza kuza hano akandushya. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Reka nkubwire ngo Imana irimo irakuburanira imanza wowe udashobora kwiburanira, ndetse n'abantu bananiwe kukuburanira, ndetse n'abantu mbese abantu bamaze kukuvaho bagushiraho bavuga yuko ibyawe bidashobotse. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu gusenga utuje ukarindira no mu kutarambirwa, aho ngaho harimo igisubizo cyawe mwene data. Imana yacu tugirire neza cyane. Haleluya. Nibwo Yesu yabwiraga abari aho ngaho, arababwira ngo mbese ko mwumvise iby'uwo mugani w'uyu mucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, nimba abashije kubigenza gutyo, mbese Imana so wo mu ijuru ntizarushaho kubakorera ibyiza. Haleluya. Imana so wo mu ijuru ntizarushaho kubakorera ibyiza, ntizarushaho kurengera abantu bayo. Yesu nashimwe cyane. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo muri kino gitondo Uwiteka kurengera. Igihe gishize wicaye usenga urindiriye Uwiteka kurengera, nimba harabikoranye gukiranuka, ariko nimba nawe wiyizi neza ko nta gukiranuka warindiranye, wongere wisuzume, wongere ubwire Imana ngo Mana dore aha ngaha naratenebutse, wongere uce bugufi imbere y'Imana usabe imbabazi, noneho nurangiza wongere usubire mu murongo. Imana yacu tugirire neza cyane. Koko Imana ni Imana yemera gutarura uwari wazimiye akongera akagaruka mu nzira. Yesu nashimwe cyane. Yesu nibwo yakomeje arababwira ngo mbese nimba bimeze bityo, umuntu utubaha Imana ari umuntu ntiyite no ku bantu, yaribwiye akavuga ati reka ndengere uyu nguyu, ngo mbese so wo mu ijuru we ntazarengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Yesu nashimwe cyane. Imana irahari kugira ngo ikurengere mwene data. Haleluya. Mu bibazo byose umubiri warashitaguritse, ibintu byose byarashize, ngaravuga ngo njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara ku isi, ngo uruhu rwanjye nirumara kubora. Haleluya. Ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana n'amaso yanjye, nzayitegereza, si amaso y'undi azayindebera, ngo kubw'ibyo ngo umutima wanjye urimo uramarwa n'urukumbuzi. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, papa, mama, musaza wanjye, murumuna wanjye, mukuru wanjye, mbese umutima wawe uramarwa n'uruhe rukumbuzi? Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire, iyi si nubwo idushuka, nubwo idukurura, ariko iyi si ntago ariho iwacu, kuko iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Icyo nicyo cyakomezaga Yobu, kikamwongeramo imbaraga. Haleluya. Kikamwongeramo ibyiringiro. Icyo nicyo cyatumye ku gice cya 42, haleluya, Yesu nashimwe cyane, havuga ngo
njyewe ibyanjye ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi gusa, ariko none ndakwiboneye. Haleluya. Ibyo ayo ni amagambo Yobu yavuze amaze kunezererwa Imana, nubwo yari yarahuye na byinshi. Haleluya. Ariko ngo uwo munsi ntiyareba ku mubabaro we, ntiyareba ku gahinda ke, ngo ibyo byose bituma yizinukwa amaze kureba icyubahiro cy'Imana, amaze kureba imbaraga z'Imana, amaze kureba ubushobozi bw'Imana. Wibuke hari umunsi yigeze kugira agahinda kenshi. Iyo ukomeje gusoma, haleluya, mu bice bya 3 ugakomeza usanga Yobu hari aho yababaye. Atuka umunsi yavutseho, atuka ijoro ngo hasamwe nyina yasamye inda ye, atuka ibibero byamwonyeje byamukikiye, atuka amabere yamwonyeje. Yesu nashimwe. Aravuga ngo iryo joro n'uwo munsi bivumwe kubera kubabara. Mwaramutse neza bakunzi ba Pasi TV show, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubagezaho ijambo ry'Imana. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iduhereze umugisha. Reka tubanze dusenge twiragize Imana. Data mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, Mana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana nkuru. Iki gitondo tuzamuye icyubahiro cyawe, amashimwe yuzuye imitima yacu. Turagushimiye ko waturinze iminsi yose itambutse, turindira mu buntu bwawe, niko umuririmbyi yavuze. Rero izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ano masaha rero twongeye kukuyegereza kugira ngo uzuganze muri twebwe, ubane natwe. Uwiteka Nyiringabo, aya masaha ntaba ari twebwe Mana, ubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze uyu mwanya ngiye kuba igikoresho cyawe kugira ngo ururuke ukorere muri njyewe. Mwami Uwiteka Nyiringabo, ijambo wateguriye ubwoko bwawe rihindura imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imitima imaze igihe yarakakaye wongere uyimishagireho amazi yawe. Reka imitima imaze igihe yihebye yongere ibone ihumure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imitima imaze igihe ifite ibikomere yarakomerekejwe, Mwami yongere yomorwe nawe. Uwiteka we, ndagushimiye kuri Imana igiye kururuka ugakora. Ndagushimiye kuri Imana igiye kwihesha icyubahiro. Ndagushimiye kuri Imana itazadusiga ngo iduhane dutererane. Ndagushimiye kuri Imana igihe cyose ubana n'abagutegereje. Uwiteka we, natwe turakurindiriye kugira ngo tubone ineza n'imbabazi zawe. Rero icyubahiro n'ikibi cyawe Mana, izina rye rikomeze gushyirwa hejuru uhereye none ukageza iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Tugeze mu mwanya mwiza rero kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngiye kukubwira uyu munsi, Imana yanshyize ku mutima, ni ijambo rivuga kuba maso tugasenga tugategereza. Kuba maso tugasenga tugategereza. Yesu ashimwe cyane. Aha tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 18. Ni umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Amen. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Mu mudugudu umwe abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu hariho umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye.
amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adakomeza kuza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arababaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Imana yacu itugirire neza cyane. Tumaze kumva iby'uyu mucamanza utubaha Imana ntiyubahe n'abantu. Imana yacu itugirire neza. Bivuga yuko uno mugabo nubwo atubahaga Imana ntiyakundaga n'abantu b'Imana, kuko mu by'ukuri birumvikana yiba umuntu adashobora kubaha Imana ntago ashobora gukunda umuntu. Imana yacu ihimbazwe cyane. Haleluya. Ubwo rero ngo Yesu abacira umugani wo kubigisha, arimo yigisha abigishwa be ndetse na rubanda. Arabacira umugani ababwira iby'uyu mucamanza utubaha Imana ntiyubahe n'abantu, uko yari ameze muri uwo mudugudu. Ariko ngo hari harimo umupfakazi wari uhari yarapfushije umugabo atagira shinge na rugero. Yesu nashimwe cyane. Aramusanga, asanga uyu mucamanza, aramubwira ati ndakwinginze databuja, ndengera ku mwanzi wanjye kuko aranduhije, arandembeje, amereye nabi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uno mugabo yamaze igihe kinini cyane atamwitayeho, nta kintu ashobora kumufasha habe na gatoya, ariko ngo umupfakazi ntiyigeze arambirwa. Ni nabyo Yesu nawe yatwigishije, atubwira ko dukwiriye gusenga tutarambirwa, tudacogora. Yesu nashimwe cyane. Umupfakazi nawe nubwo yagendaga agasuzugurwa, akamererwa nabi rimwe na rimwe, ariko ngo yagize gute? Nubwo utandengera utananyitayeho, ariko ntago ndi buva ahangaha utandengeye ntabonye igisubizo cy'ikibazo mfite. Imana yacu ishimwe cyane. Uno mupfakazi mugereranye nawe muri ino minsi, intambara urimo gucamo, ibibazo urimo gucamo, imanza urimo gucamo. Yesu nashimwe cyane. Udafite ukurengera n'uwaka kurengeye arimo kukwirengagiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko ngo no mupfakazi yaratitirije, arahaba. Mu gitondo akajyayo, umugabo agasohoka amureba, akamucaho, akanamureba nabi, ntanamuvugisha, akamwereka yuko atamushaka. Ariko umupfakazi agataha, nesha akagaruka, na nimugoroba akagaruka, umugabo agataha, akamwereka yuko ntacyo ashobora kumumarira. Mbese muri make nta cyizere na kimwe uno mugabo yaherezaga uno mugore kuko ashobora kumurengera. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Ariko umugore ngaratitiriza, arahaba, arahaguma, arahicara, araharara, arahicara. Mbese umwanzi akamutuka, kavuga ati reka nsubire kwa wa mugabo ndebe ko hari icyo yamarira. Yesu nashimwe cyane. Kandi ikigaragaza uno mudamu yagendaga n'umutima woroheje, umutima utuje, nta mahane, nta ntambara. Haleluya. Mwene data unteze amatwi,
iri jambo Imana yarimpaye ku bwawe. Haleluya. Imana yarimpaye ku bwawe kugira ngo wongere wicare witekerezeho, wisuzume, urebe imitwarize yawe, urebe mu misengere yawe, urebe mu kurindira Imana kwawe, urebe mu masezerano yawe Imana irimo kuguha. Mbese urayitwara mute? Mbese uyahagaze mute? Mana yacu tugirire neza. Nuko ngo wa mucamanza ngo igihe kibaye kirekire, buri uko asohotse agera ku muryango asanga aho uwo mugore, buri uko yinjiye asanga aho uwo mugore, ngo bigeze aho aribwira mu mutima we, nta wundi umusanze, nta wundi umubwiye, ngo aribwira mu mutima we ngo nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu ngo mbubahe, ngo ariko uno mupfakazi koko anduhije ngiye kumurengera kugira ngo atazakomeza kuza hano akandushya. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Reka nkubwire ngo Imana irimo irakuburanira imanza wowe udashobora kwiburanira, ndetse n'abantu bananiwe kukuburanira, ndetse n'abantu mbese abantu bamaze kukuvaho bagushiraho bavuga yuko ibyawe bidashobotse. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu gusenga utuje ukarindira no mu kutarambirwa, aho ngaho harimo igisubizo cyawe mwene data. Imana yacu tugirire neza cyane. Haleluya. Nibwo Yesu yabwiraga abari aho ngaho, arababwira ngo mbese ko mwumvise iby'uwo mugani w'uyu mucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, nimba abashije kubigenza gutyo, mbese Imana so wo mu ijuru ntizarushaho kubakorera ibyiza? Haleluya. Imana so wo mu ijuru ntizarushaho kubakorera ibyiza, ntizarushaho kurengera abantu bayo. Yesu nashimwe cyane. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo muri kino gitondo Uwiteka kurengere. Igihe gishize wicaye usenga urindiriye Uwiteka kurengere. Nimba harabikoranye gukiranuka, ariko nimba nawe wiyizi neza ko nta gukiranuka warindiranye, wongere wisuzume, wongere ubwire Imana ngo Mana dore aha ngaha naratenebutse, wongere uce bugufi imbere y'Imana usabe imbabazi, noneho nurangiza wongere usubire mu murongo. Imana yacu tugirire neza cyane. Koko Imana ni Imana yemera gutarura uwari wazimiye akongera akagaruka mu nzira. Yesu nashimwe cyane. Yesu nibwo yakomeje arababwira ngo mbese nimba bimeze bityo, umuntu utubaha Imana ari umuntu ntiyite no ku bantu, yaribwiye akavuga ati reka ndengere uyu nguyu, ngo mbese so wo mu ijuru we ntazarengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Yesu nashimwe cyane. Imana irahari kugira ngo ikurengere mwene data. Imana igutegeye ugutwi kugira ngo yumve gusenga kwawe. Imana igutegeye amaboko kugira ngo ibone ugaruka kugira ngo akwakire. Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Nibwo Yesu yavuze ngo mbese ubwo umwana w'umuntu azaza, ngo mbese ngazasanga kwizera kukiri mu isi. Iyi minsi kwizera kurimo kuradukamukamo, reka nanjye nishiremo. Yesu nashimwe cyane. Kuko ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo umwigisha ntagaruta umwigishwa, ahubwo bose twese turangana, tugaburirwa kimwe. Imana yacu tugirire neza. Matayo 10:39. Reka aho hantu naho tuhasome
kugira ngo twumve icyo umwuka arimo abwira amatorero, icyo umwuka arimo kuvugana nawe muri kino gitondo. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ni umukiza, kandi gutegeye amaboko pe. Niwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Niwashoboye urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabukiza. Yesu nashimwe cyane. Aya ni amagambo Yesu yavuze. Haleluya. Aravuga ngo umuntu wese ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Yesu nashimwe. Ikintu cyitwa kugira ngo twirengere twicire inzira kidukamuyemo kwizera. Yesu nashimwe cyane. Kidukamuyemo kwizera, ndetse n'ibyiringiro twari dufite bimaze gushira, kubera yuko buracya mu gitondo ukibwira ikintu ugomba gukora kugira ngo nawe use n'abandi. Yesu nashimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe mucamanza wawe. Yesu nashimwe cyane. Mu bibazo ucamo byose, mu ntambara ucamo zose, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe ugomba kukurwanirira ku kanini n'akatoya. Yesu nashimwe. Reka kwirwanirira. Haleluya. Reka kwirwanirira. Weho rindira, senga, utegereze, urebe icyo Imana iri bukore. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kenshi umwanzi ajya atuzanira ibibazo. Ni nako umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo Satani kuko ari umwanzi ajya anteza ibibazo byinshi, gupfusha no kwiganyira, ubukene n'ibindi byose. Haleluya. Ibyo byose ni ukugira ngo uve mu byizerwa. Ariko reka nkubwire, niyo twapfusha, niyo twakena, niyo byagenda bite, reka dusenge, turindire, dutegereze Imana, koko ariyo mucamanza wacu w'ukuri. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Koko mu buzima bwacu bwa buri munsi, haleluya, ubuzima burakundwa, ubugingo burakundwa, haleluya. Ariko Yesu yabivuze neza, aravuga ngo umuntu uzashaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Kandi wowe urumva ikintu ugiye gukora aricyo kigomba kurengera ubuzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Umuntu aragira gutya akava mu byizerwa, ndetse no gusenga akabireka, ndetse n'Imana akayizinukwa, nta kindi kintu. Haleluya. Nta yindi mpamvu ari ukuvuga ngo nuko nshaka gusa n'abandi, nambare nk'abandi, nige nk'abandi, mere gutya nk'abandi. Yesu nashimwe cyane mwene data. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibi bihe turimo ni ibihe byo kurindira Imana. Yesu nashimwe cyane. Twongere njya nibuka ijambo ry'Imana mu Baheburayo 10, ngira ngo ni 37 gutyo. Ni Pawulo wabivuze neza, wanditse aravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzabukimwishimira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero ndagira nkubwire ngo ongera uzamure kwizera, wongere ugire ibyiringiro, wongere wumve yuko Imana iri mu ruhande rwawe ibihe byose. Ntago Imana yagusize, ntago Imana yagutaye, ntago Imana yagutereranye habe na gatoya. Imana yacu ihabwa icyubahiro.
ni mu Baheburayo igice cy'icumi ku murongo wa 37 haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Noneho 19 haravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Yesu nashimwe cyane bene data. Haracyasigaye igihe kigufi cyane ngo kandi uzaza ntago azatinda. Yesu nashimwe. Reka nkubwire ngo hariho igihe twicara tukumva ko iby'Imana yavuganye natwe bitinze, ariko ntago bitinze nshuti yanjye. Yesu nashimwe cyane. Wibuka umuririmbyi waririmbye kavuga ngo imyaka igihumbi Imana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe gusa. Haleluya. Hariho igihe utekereza yuko imyaka utegereje Imana ari myinshi cyane, ariko Imana yo ikabibona nta na gatonyanga, nta n'umunota wari wategerezaho na gatoya. Kuko iminsi yawe yose iba ari iyo kushahagurika, gutakaza ibyiringiro, iba ari iminsi y'ubwoba, iba ari iminsi yo gutaka uvuga ngo ndapfuye ngize gute, utakira n'abatakwitaho sha. Yesu nashimwe cyane. Ariko reka nkubwire ngo hagararana n'uyu mwanditsi wavuze ngo ariko twebweho ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngahubwo dufite kwa kwizera, kwa kundi gukomeye kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu urupfu. Yesu nashimwe cyane. Erega abantu b'Imana, nubwo ibyiringiro byacu tubishyira hano ku isi, twumva yuko ari ibyiringiro biri mu myambaro, biri mu kugaragara neza, biri mu mamodoka no gutunga amafaranga menshi, ariko ibyo si byo byiringiro abizera bafite. Ibyiringiro abizera dufite ni ibyo hanyuma y'ubu buzima. Koko tukiri muri ubu buzima, Imana irabizi ibyo dukeneye byose. Haleluya. Yesu niwe wavuze ijambo ryiza, aravuga ngo dusabe tuzahabwa, dukomange ku rugi tuzakingurirwa. Ariko se umaze kurambirwa, wigeze usaba Imana irakwima, wigeze ukomanga unanirwa gukingurirwa? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Erega niyo duhagaze ku gipangu cya mwene data cyangwa se inshuti yawe wagiye kumusura, wagiye kumuramutsa, urakomanga ariko ukarindira igihe ari buzire kugukingurira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Urakomanga ariko ugategereza ab'imbere bakaza kugukingurira. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Rero mureke dutegereze Imana kandi twihanganye, tutarambirwa, tudacogora, nkuko Yesu yabajije, arabaza ngo mbese umwana w'umuntu azaza kwizera kukiri mu bantu? Ndavugana nawe unteze amatwi, turimo kuvugana muri kano kanya. Umwana w'umuntu azaza kwizera kukiri muri wowe? Kuza k'umwana w'umuntu, Yesu aza mu byiciro byinshi. Yesu nashimwe cyane. Hariho igihe aje gusohoza amasezerano yagusezeranije. Haleluya. Hakabaho n'igihe akaza agatwara umubiri n'ubugingo byose bikagenda. Yesu nashimwe.
abantu muri no minsi murimo muratinya urupfu, nyamara kandi umuririmbyi yavuze neza avuga ngo ntago dukwiriye gutinya urupfu kuko Yesu yarugize irembo, ngo ubwo atagipfa nanjye singipfuye, ngewe na Yesu turi umwe. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo guhanagurwa amarira kw'abizera ni igihe tuzaba tutakiri muri uyu mubiri, kuko ni ukuvuga ngo n'ibyo ukeneye, nubwo uyu mupfakazi yari akeneye ko umucamanza murengera akamukiza umwanzi akamuburanira, ariko n'ubundi yari agifite ibindi bikimubabaza kuko yari akiri muri uyu mubiri. Tukiri muri uyu mubiri rero dufashe igihe kinini mu ntambara, dufite urugendo rurerure, dufite urugendo rukomeye, dufite urugendo rukaze. Yesu nashimwe cyane. Rero niyo mpamvu tugomba gukenyera tugakomeza. Yesu nashimwe cyane. Tugasenga, tukarindira, tugategereza, tukihangana, tugakomera. Haleluya. Ubushize ubwo meruka nari ndimo nkubwira ijambo rivuga ngo ibyo urimo gucamo bye kukubuza kugera ku mugambi wawe, kucyo ugambiriye kugeraho. Yesu nashimwe kuko hakiriho ibyiringiro, niko muri Yobu havuga. Yesu nashimwe. Ibyiringiro byo biracyahari, ibyiringiro byo turacyabifite, kuko Imana yacu iracyakora, iracyahari, ntago yigeze idusiga, nta nubwo yigeze iduhana habe na gatoya. Ibyo byiringiro rero turabifite. Yesu nashimwe cyane. Yiba ufite ibyo byiringiro, komera, tuza. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 14 ku murongo wa 7 haravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko niyo igiti erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kigahagikiraho amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito, ariko umuntu we arapfa akagendanirako. Yesu nashimwe bene data. Wumvise rino jambo uburyo rikubwiye ngo erega haracyariho ibyiringiro. Nanjye ndimo ndakure mu mutima nshuti yanjye, haracyariho ibyiringiro. Ibihe byose umazemo iminsi ntubirebeho. Haleluya. Ibihe umazemo iminsi wibirebaho, ahubwo reba ku cy'Imana yakuvuzeho n'iki kugambiriyeho. Yesu nashimwe cyane. Uno mugabo Yobu ndamukunda cyane, niwe wigeze kuvuga amagambo meza. Haleluya. Ubwo abandi babonaga ko yapfuye byarangiye, ubuzima bwe bwarangiye, aravuga ngo niho yahereye kavuga ko hakiriho ibyiringiro, n'iyi giti cyatemwe cyongera kigashibuka. Haleluya. Kikongera kikagira amashami meza atoshye nk'ay'igiti kikiri gitoya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Arangije yumvise umwanzi akomeje kumukwega cyane, akomeje kumubuza amahoro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara ku isi, ngo uruhu rwanjye nirumara kubora amaso yanjye azamureba ntagarayundi. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umuririmbyi yayiririmbye neza, ndamukunda cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo amaso yanjye azamubona, zamubona ntagwarayundi,
ndumva umutima umukumbuye, ndumva nkumbuye kwitahira, amaso yanjye azamubona, zamubona ntagarayundi, ndumva umutima umukumbuye, ndumva nkumbuye kwitahira, nshuti mugenzi we komera, nubwo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, nshuti mugenzi we komera, nubwo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, naho uyu mubiri mfite wapfa, ruhu rwanjye rumaze kubora, nzamubona mfite undi mubiri, amaso yanjye azamubona, zamubona ntagarayundi, ndumva umutima umukumbuye, ndumva nkumbuye kwitahira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu wari ufite ibyiringiro bimeze gutyo, tekereza uko yari ameze. Haleluya, abana bamushizeho, haleluya, amatungo yamushizeho, ibintu byose babinyaze, nta na kimwe asigaranye, umubiri we washizeho. Yesu nashimwe cyane, haleluya, ariko afite ibyiringiro bidasanzwe. Haleluya, nibwo yavuze ngo uyu mubiri wanjye numara kubora, nzareba Imana n'amaso yanjye. Imana yacu yabwa icyubahiro. Mwene data, wowe ufite byiringiro ki bikwerekeza uburyo ahantu ku buryo uzabona Imana? Yesu nashimwe cyane, haleluya. Mbese uzabona Imana koko wariye neza, wanariye cyane? Haleluya, hari abafite ibiryo badafite Imana. Yesu nashimwe. Ese ibyiringiro ufite by'uko uzabona Imana nuko uzaba wambaye neza? Hari abambaye neza ariko badafite Imana, ubugingo bwabo buri habi. Haleluya, ibyiringiro ufite ni ibihe? Ni ibihe byiringiro ufite byo kuzabona Imana? Nuko uzaba ufite amafaranga menshi ku makonte? Oya, hari abayafite ariko badafite Imana. Haleluya, ibyiringiro ufite ni ibihe? Nuko uzaba warabyaye abana benshi baraho, hari ababafite badafite Imana. Ibyiringiro ufite nuko bikugeza ku Mana, bikwemeza ko ufite Imana, nuko uzagira umugabo ukwitaho ugukunda cyane. Hari ababafite babakunda ariko muri ibyo byose nta Mana bafite. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Ariko iyo baravuga ngo uyu mubiri wanjye numara kubora, uruhu rwanjye rutakiriho, nzareba Imana n'amaso yanjye ntagarayundi. Haleluya, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hano muri Yobu 19 ku murongo waho wa 25 aravuze ngo, ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara ku isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite undi mubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza sayundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi, ahubwo
haleluya. Reka turekeraho. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Mu bibazo byose umubiri warashitaguritse, ibintu byose byarashize, ngaravuga ngo njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara ku isi, ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, haleluya, ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana n'amaso yanjye, nzayitegereza, si amaso y'undi azayindebera, ngo kubw'ibyo ngo umutima wanjye urimo uramarwa n'urukumbuzi. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, papa, mama, musaza wanjye, murumuna wanjye, mukuru wanjye, mbese umutima wawe uramarwa n'uruhe rukumbuzi? Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, iyi si nubwo idushuka, nubwo idukurura, ariko iyi si ntago ariho iwacu, kuko iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Icyo nicyo cyakomezaga Yobu, kikamwongeramo imbaraga, haleluya, kikamwongeramo ibyiringiro. Icyo nicyo cyatumye ku gice cya 42, haleluya, Yesu nashimwe cyane, havuga ngo njyewe ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi gusa, ariko none ndakwiboneye, haleluya. Ibyo ayo ni amagambo Yobu yavuze amaze kunezererwa Imana, nubwo yari yarahuye na byinshi, haleluya, ariko ngo uwo munsi ntiyareba ku mubabaro we, ntiyareba ku gahinda ke, ngo ibyo byose bituma yizinukwa, amaze kureba icyubahiro cy'Imana, amaze kureba imbaraga z'Imana, amaze kureba ubushobozi bw'Imana. Wibuke hari umunsi yigeze kugira agahinda kenshi, iyo ukomeje gusoma, haleluya, mu bice bya 3 ugakomeza usanga Yobu hari aho yababaye, atuka umunsi yavutseho, atuka ijoro ngo hasamwe nyina yasamye inda ye, atuka ibibero byamwonkeje byamukikiye, atuka amabere yamwonkeje. Yesu nashimwe. Aravuga ngo iryo joro n'uwo munsi bivumwe kubera kubabara. Yesu nashimwe cyane. Ariko kandi ndagira ngo nkwibutse yuko umubabaro wa Yobu, kubabazwa kwa Yobu, agahinda ka Yobu, Imana yari ibifitemo uruhare. Yesu nashimwe cyane. Iyo usomye ku gice cya mbere, kwitangira ry'ibyo byose, haleluya, Imana na Satani hari aho bahuriye baganira kuri uriya mugabo witwa Yobu, ngo Imana yari yicaye yitegereza abana bayo barimo bashengerera, bahimbaza, barana, ngibona Satani nawe ajemo, ngo Imana ibaza Satani ngo mbese Satani uturutse he? Nawe arayisubiza ngo mvuye kuzenguruka iyi si no kuyizereramo. Yesu nashimwe. Urumva ko bagiranye ikiganiro kuri uriya mugaragu w'Imana Yobu. Imana nayo iramubaza ngo mbese waroye neza witegereje umugaragu wanjye Yobu, uburyo ari umukiranutsi utunganye, wirinda ikibi cyose, haleluya. Nibwo Satani yatangiye imitwe yo kugira ngo asabe ibya Yobu byose. Aravuga ngo mbese atakirahanutse yakora iki kindi? Ibintu byose wamuhaye, ni umutunzi, afite ibintu byiza, aguwe neza, ni iki cyatuma atagukiranukira? Ngo bimpe mbikozeho amaboko yanjye, ngo urebe ko atakwihakana. Haleluya, nshuti yanjye, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo muri ibi bihe bigoye turimo, komera, shikama. Yesu nashimwe cyane. Ntago ibyo urimo gucamo Imana ntago ibiyobewe, ibyo urimo kunyuramo Imana ntago ibiyobewe. Yesu nashimwe cyane. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze kugira ngo ubone gutabarwa guturutse ahera h'Imana. Yesu nashimwe. Ngo Imana ibwira Satani ngo ibyo byose wibwira yuko ari byo bituma nkiranukira, genda ubikoreho ndabiguhaye, ariko nkwimye ubugingo. Mwabantu mwe, Imana igiziga mu bugingo bwacu, Imana yita ku bugingo kuruta ibindi byose, haleluya. Ariko ngo twabuze igitenge nk'iki wivumburira Imana,
haleluya, ngo bakubenze wivumburira Imana. Yesu nashimwe cyane. Njyewe urimo kukubwira gutyo nshobora kuba narabenzwe inshuro nyinshi cyane, haleluya, ariko ntago byambujije gukomeza. Yesu nashimwe, ntago byambujije gukomeza, ariko nubwo byagenze gutyo uyu munsi ndubatse. Yesu nashimwe. Komera rero, shikama. Birashoboka ko uri umukobwa urimo kunyumva umaze gutakaza kwizera kubwo wamaze igihe akubeshya ko agukunda, bikaba byashyizweho iherezo yakubwiye yuko bitagishobotse. Wikwiheba, haracyariho ibyiringiro. Imana ifite abasore benshi. Yesu nashimwe, haleluya. Uri umumama wamaze gutakaza ibyiringiro by'uko umuryango washatsemo utagukeneye, ukwereka yuko utagushaka, uguhoza ku nkeke, ariko komera, haracyariho ibyiringiro. Yesu nashimwe. Humura, hagarara kigabo. Yesu nashimwe, haleluya. Uri umumama urimo urarizwa nuko ubuze urubyaro cyangwa utinze kubyara. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Nanjye narashatse ntindaho gatoya gusama kandi nkuze. Byari ibibazo bikomeye, yari intambara ikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo naratitirije, ndasenga, senga ubudasiba, haleluya. Uyu munsi Imana yaransubije, ndonse umwana, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo komera. Mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu bantu, haleluya. Nshuti yanjye, ongera ubyutse kwizera. Igitabo cy'Abaheburayo habitubwiye ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane. Igihe gisigaye ni kigufi ya mwene data, haleluya. Ngo kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera, haleluya. Mwene data, reka nkubwire ngo wicogozwa n'ubuzima n'imibereho biri muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hantu uri, haleluya. Iri jambo rigukomeze ku mukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera, ariko nyamara nasubira inyuma umutima w'Imana ntago uzaba ukimwishimira. Imana yacu yahabwa icyubahiro, haleluya. Yobu 42, haleluya. Ngo ku murongo wa mbere ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Uwo ninde ushaka inama kandi atazi ubwenge? Yobu ati, nicyo gitumye mvuga icyo ntazi. Nicyo gitumye mvuga icyo ntazi. Ni ibintu byandenze bitangaje, mbivuga ntabizi. Noneho umva, ndakwinginze, ngiye kuvuga, ngiye kukubaza. Ngiye kuvuga, ngiye kukubaza, maze nawe unsubize. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye niyo, amaso yanjye nicyo kinteye kwizinukwa, nkaba nihannye, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Yesu nashimye cyane. Bantu b'Imana, ibyo ducamo byose Imana irabizi, kandi Imana ntago igitsindwa uko wayiburanya kose. Yobu ibi bice by'inyuma byose hari aho yageze abwira Imana ngo arashaka kuburana nayo,
ariko imubaza ibibazo, iramubaza Yobu abura na kimwe, kandi yari umuntu ufite agahinda, ufite umubabaro, afite byinshi cyane, afite ingingo nyinshi zimurengera, ariko Imana yiyururukiye ati ibyo byose simbizi, uwambonye nshyiraho imfatiro z'isi aza tuburanishe, uwambonye mbamba ijuru, uwo nguwo aba umucamanza wacu. Yobu ati reka da, ntago mbizi. Hano icyo cyatumye ngo yizinukwa, yicara mu mukungugu yigaraguramo, yicara no mu ivu, ngo koko iby'Imana yajyaga byumvisha amatwi, ariko ngo none amaso yanjye arabyiboneye. Yesu nashimwe. Muntu w'Imana, uwo munsi Yobu yihannye nibwo Uwiteka yamwunamuye, aramukiza, amukiza indwara, amukiza ibishyute, arangije agira gute, aranamushumbusha ibyo yari afite, abana yapfushije, ibintu byose. Haleluya. Wibuke ko hari aho yageze, umugore akajya amubwira, ubwimbitsi yazaga imubikira, umugore akamubwira ati ariko tukimana upfe. Haleluya. Ariko Yobu kamusubiza ngo niki gitumye umera nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, ushaka ko twakira ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana, ibibi byaza tukabyanga, ngo Uwiteka niwe wabimpaye none arabyishubije, izina rye nirihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Mu buzima turimo bwose izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya. Twaburara izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, badutuka izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, twambaye ubusa izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, batwirukanye mu kazi izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, badusohoye no mu mazu izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Niwe uzi uko bizagenda. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko hano Yesu yabajije ikibazo cyanteye ubwoba, harabaza ngo mbese umwana w'umuntu ubwo azasanga kwizera kukiri mu bantu. Haleluya. Yesu nashimwe. Icyo ni ikibazo kindeba nawe kikakureba. Ubwo umwana w'umuntu azaza asanga kwizera kukikurimo, azaza asanga ugifite kwizera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Reka tureke kugurana iby'isi ubugingo, koko igifite agaciro ni ubugingo kuruta iby'isi. Imana yacu itugirire neza. Yesu yabivuze muri Matayo ngo umuntu uzashaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ngo ariko umuntu utazita ku bugingo bwe ku bwa Yesu, uwo niwe uzakiza ubugingo bwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Umuntu usemera agatakaza ubugingo kubwo gushaka Yesu, ugatakaza icyubahiro kubwo gushaka Yesu, reka nkubwire ngo ntago icyo gihe cyawe kizapfa ubusa. Yesu arakizirikana. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire muririmbyi umaze gutenebuka, ubona ko ibibazo bibaye byinshi, wumva utakibishaka ibintu by'Imana, utakibishaka, subira kuri mikorofone uririmbe, haracyariho ibyiringiro. Yesu nashimwe. Kandi ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntago azatinda. Rero reka nkubwire ngo haleluya, ongera ugarura ibyiringiro muri wowe. Yesu nashimwe. N'igiti iyo cyatemwe kirongera kigashibuka. Reka nkubwire, igiti iyo cyatemwe igishyitsi cyacyo kiragorwa. Yesu nashimwe cyane. Uwakandagiye mu byondo mu myanda yose araza akakihanagurizaho. Yesu nashimwe. Ndetse nunaniwe uri mu rugendo akananirwa ageze kuri icyo gishyitsi, nicyo aturaho akicaraho. Yesu nashimwe. Ariko iyo kimaze gushibuka buri umwe wese aracyubaha. Reka nkubwire ngo nawe rindira, igihe kiracyahari, igihe cyo gukora kw'Imana kuracyahari. Mana yacu ishimwe. Ndibuka hari igihe nari ndi ahantu mu mahanga mu ivugabutumwa, merewe nabi cyane cyane.
haleluya. Nk'abantu mwe uyu munsi ntago tukibwiriza ubutumwa nk'uko bikwiriye, twaragendaga tugasonza bakadutuka tukagubwa nabi, haleluya, ariko tukihangana. Intego ari ukugira ngo uwadutumye tumwubahishe, haleluya. Ndi njyenyine, umubiri waranshizeho, nta muryango, ntawe ndebaho. Ndyamye ngiye kubona mbona mu nzozi Imana inyeretse ukundi ngo meze nk'igiti cy'inkokore, haleluya. Ariko numva ijwi rimbwira ngo humura uzongera ushibuke. Icyo gihe nta n'ibyiringiro byo kugaruka mu Rwanda nari mfite, kuko nta mafaranga y'amatike nari mfite, haleluya. Mana nguhaye icyubahiro. Icyo gihe byari bikomeye, umubiri wari waranshizeho, ntaki ndi njyenyine gusa, mba mu rusengero rutanakinze ari ugushyiraho agasumari gusa, haleluya. Ariko kwizera nari mfite kunyemeza ko hasigaye igihe kigufi cyane kandi umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ndakomeza bwiriza ubutumwa bwiza, haleluya. Nibwo numvaga ijwi rimbwira ngo nubwo umeze nk'igiti cy'inkokore ngo ariko ugiye kuzongera ushibuke. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, haleluya. Ibi ndabivuga kugira ngo wongere ukomere, wongere usubizwemo imbaraga, haleluya. We wari utakaje ibyiringiro, kwizera kwari kumaze kugushiramo. Mbese umwana w'umuntu ubwo azagaruka azasanga kwizera kukiri mu bantu, haleluya. Hari abakozi b'Imana bamaze gutakaza ibyiringiro, hari abavuga butumwa bamaze gutakaza ibyiringiro babivamo. Ariko ndakubwira ndira, garura ibyiringiro, garuka mu byiringiro, haleluya, haleluya. Wibuke ko Yesu yavuze ijambo ryiza ngo namwe muzahirwa ubwo bazabarenganya bakabatuka bakabeshyera ibibi byinshi bazabamora, haleluya. Ngo muzishime mumenye yuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Yesu nashimwe. Wicogozwa n'ibihe, wicogozwa n'amagambo, haleluya. Wicogora, oya wicogora, mama wicogora, papa wicogora, mukozi w'Imana wicogora, muvuga butumwa wicogora, muririmbyi wicogora, mubyeyi wicogora, haleluya. Ibyiza biri imbere, agahe gasigaye ni gatoya, haleluya, haleluya. Reka kwirwanirira ushaka gukiza amagara yawe kuko urayabura. Hanze ni habi, aho Satani akohereza ni habi. Ariko wibuke ku muririmbyi yaririmbye neza, aravuga ngo ntukarugwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe, wikwemera ko iyi si kuroga. Iyi si ifite ibishuko byinshi irimo kuturogesha, haleluya. Ifite iterambere ryihuta cyane, iryo ni ryiza, haleluya. Wibuka umuririmbyi wavuze ngo kugira ifeza n'izahabu ibyo byose ni byiza kuri nge, ngo ariko hari icyo ngusaba, undindira ubugingo, haleluya. Nshuti yanjye, mwene data, ndakwinginze witakaza kwizera, witakaza ibyiringiro, haleluya. Tegereza Imana, agahe gasigaye ni gatoya. Ndakubwira nanjye nibwira, haleluya. Mutima wanjye tuza, nawe vugana n'umutima wawe ubwira utuze, urindira Imana, igihe gisigaye ni gitoya. Umugaragu w'Imana Yobu se ntiyabivuze ko amaso yazareba Imana,
harongera avuga ngo naba ndi muzima naba ntakiriho uwo niwe byiringiro byanjye. None kuki urimo gutakaza ibyiringiro sha? Mbabarira, ndakwinginga nanakwingingira kugira ngo ugaruke mu byiringiro. Haleluya. Reka gucogora, reka kunanizwa n'ibihe. Ibyo ucamo bye kukubuza urugendo rwawe, bye kukubuza kugera aho ugomba kugera. Haleluya. Wumvise ko Yesu yavuze ngo uzatakaza ubugingo bwe ku bwa Yesu, kubwo gukunda Yesu, uwo niwe uzakiza ubugingo. Haleluya. Reka nkubwire ngo niyo twapfa kuko abantu bafite ibintu barimo gupfa bakabisiga ni benshi. Yesu nashimwe cyane. Ariko ubugingo nibwo buzabona Imana, ubugingo nibwo tuzarebesha Imana. Haleluya. Amaso yacu azareba Imana, turi mu munezero mw'ijuru. Ntago tuzakenera imyambaro, ntituzakenera ibyo byose, tuzabisiga hano mu isi. Yesu nashimwe cyane. Imyenda turayigura tukayirunda, ariko iyo tumaze gupfa tuyisiga mu magariderobe, tukagenda mu marimba atandukanye, za Rusororo, za Busanza, za hehe hose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko ubugingo bwacu buzareba Imana. Imana yacu tugirire neza. Inshuti yanjye, mwene data, hari wari utenebutse, wari utakaje kwizera, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mupfakazi byibura agusubizemo imbaraga. Yaratitirije, ararindira, arategereza, aricara, umucamanza akamunyuraho atamwitayeho, adashaka no kumureba, adashaka no kumwumva, ariko aravuga ngo ntago ndi buhave, ntago nzareka kuhaza mpaka. Yesu nashimwe. Nicyo byari kugutwara cyangwa se. Haleluya. Ntago nzava, sinteze kurambirwa kugeza igihe. Yesu nashimwe. None se twebwe ko tugiye kurambirwa kandi igihe cyari kigeze? Yesu nashimwe. Ko tugiye kurambirwa hari hageze kugira ngo Imana ize isohoza amasezerano, icyo yavuganye nawe. Bene data, amasezerano arabagarirwa. Haleluya. Abantu benshi twishimira kubwirwa n'Imana, ariko ntago dushaka kugira ngo tubone, ntago dushaka kugira ngo Imana idukuremo umusaruro w'ibyo yavuganye natwe. Iyo Imana yaravuganye nawe, ugomba kurindira, ugategereza, kandi ugasenga wizeye, udashidikanya yuko iyavuganye nawe ari inyakuri, kwitajibeshya. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere niwe yavuze ngo bizababera iby'ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, ngo muzamenye ko uko ariko kugeragezwa ko kwihangana ko kwizera kwanyu, ngo nimureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. None se kubera iki tujya twihanganira umuntu akakubwira ngo iki gihe niki nzagukorera iki, ugahora ubara iminsi y'icyo gihe? Ariko kuki tunaniwe gutegereza iki Imana yavuganye natwe? Kandi iby'Imana itubwira ni ukuri. Hariho n'igihe abantu badusezeranya ntibasohoze. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana iyo ikubwiye ngo uyu munsi ndakugaburira, byanga bikunda ntibura hinyuza ikakugaburira. Yesu nashimwe. Ariko umwana w'umuntu arakubwira ati henga nze ndebe icyo ngukorera rwose, rindira ndaje, ugategereza amaso agahera mu kirere kuko ari umuntu. Ariko Imana yacu
ntago igibura uko ibigenza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni wavuze ngo umwigishwa agabane n'uwo yigisha. Nanjye ndanezerewe mu mutima wanjye. Rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iduhana umugisha, kandi reka gutenebuka, reka gucika intege. Imana irakuzi inshuti yanjye, Imana irakuzi kandi Imana iragukunda. Ntago yagusiga, ntago yaguhana, ntago yaguhisi. Oya, ntago yaguhisi, ntago yaguhisi. Ibyo ngibyo ubona nubwo ujya utekereza ukavuga ngo noneho isi irambonye, ntago ari uko, ntago Imana yabikunda. Ako ngako ni akamenyetso gatoya kugira ngo uzabone inkuru uzabarira abandi. Yesu nashimwe. N'abakuzi muri karitsiye basavuge yuko hari Imana yabonetse ku buzima bwawe, hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Rero Imana iduhereze umugisha. Ndabashimiye nshuti bene data bakunzi, twasangiye iri jambo ry'Imana kuri Pasi TV show. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibakomeze bagarure mu byiringiro, kandi Imana iguhe icyo urimo kuyisaba. Imana iguhe icyo urimo kuyisaba, ariko ikibona gikwiriye. Hariho igihe dusabana umururumba tukumva ibintu byose tukabishaka, kandi igihe cyabyo kitari cyagera. Rero mu gihe gikwiriye Imana iguhereza icyo usaba. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ndabashimiye Data, ndagushimiye kuri Imana igira neza. Guhaye icyubahiro, uri umwami w'amahoro. Guhaye icyubahiro, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Mana twumvise, ribashije kubaka imitima yacu, ndetse Mwami rikomora ibikomere bya bamwe. Uwiteka izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye rero Data mwiza uri mu ijuru, ngaho herekeza ijambo ryawe, kuko warivugiye yuko ijambo ryawe ritajya rimanukira ubusa, ahubwo risoza icyo waritumye. Rero Uwiteka murengezi, njyewe mbikoze nk'uko wabintegetse. Rero ndakwinginze kugira ngo nawe uherekeze ijambo ryawe risoza icyo waritumye mu mitima no mu matwi amaze kuryumva. Uwiteka murengezi mwiza w'ubugingo, umusore wumvise iri jambo ryawe Mana risoza icyo waritumye muri we, umukobwa wumvise iri jambo ryawe risoza icyo waritumye muri we, umumama wumvise iri jambo risoza icyo waritumye muri we, umugabo wumvise iri jambo risoza icyo waritumye muri we, umuvugabutumwa, umuririmbyi, Mwami buri mukozi wawe mu ruhande rwe, Mwami wumvise iri jambo risohoze icyo waritumye mu buzima bwe. Icyubahiro ni icyawe Mana. Ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo. Reka wongere usubize ubwoko bwawe ku rufatiro, udusubize ku rufatiro rwiza Mana, kugira ngo hari igihe kitazagera tugasanga twarasigaye Mana, ahubwo wongere utuyobore udushyire mu rugendo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye kandi Imana igira neza. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye urakoze. Amen.